Yes ashimwe. Nitwa David Mutambo, ndi kuri TV yitwa Mama Pasi TV official. Umunsi waturwe n'umutumirwa, mwatwibwira? Murakoze. Nitwa Anastasie, ariko izina rizwi cyane ni Mama Pasi. Mama Pasi mwese muranzi, ndabashuje mu izina rya Yesu. Ya, dufite amakuru yuko hari igitaramo muri gutegura. Abamutu mwatubwira mu ncamake kubijyanye n'icyo gitaramo cyawe? Murakoze cyane kumbaza icyo kintu. Rero ibijyanye n'incamake y'igiterane cyanjye, deja igitaramo cyanjye kirimo ibintu byinshi bikubiyemo byinshi cyane. Hari amagambo ku gitaramo cyane se w'umurongo, amagambo mu ba Filipi ibice 2 umurongo wa 5. Abantu bafite Bibiliya bahasome, haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu ni uwuhe? Ni ukugira neza, ni ugukundana, ni ugufasha abakene, ni ugufasha abatishoboye, ni ugukora umurimo wayo hakiri kare butari bwira. Rero niyo mpamvu nateguye igitaramo cyanjye. Ngiye Mama Pasi benshi barazi ubuhamya bwanjye ukuntu navuye ku Gataro, bazabyumva mu gitaramo cyanjye, bamwe bazabyumva baranze uburyo nari meze nabi ndi ku Gataro ndara kumara notse ibigori. Ntekereje aho Imana ingejeje, nari nsanzwe nkoresha ibitaramo ahandi n'ahandi byinshi, nkatanga mituweli ahantu henshi. Ndavuga nti Imana, ngiye gukoresha igitaramo cyanjye, nzagikoresha ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9, nibuke aho wankuye, nimara kwibuka ndi ntaho ndi nindagiza nkukorere Mana. Mpita mvuga nti uwo munsi nzakora ibintu bikomeye bivuye mu mutima wanjye. Ndavuga ni hari abakene nzambikamo bakeya, nindagiza ntange na mituweli 100. Nibutse ko najyaga kwivuza bikananira kubera ubukene, nkaba aho ngeze Mama Pasi mureba namwe, nashatse kuvuga ngo reka ngire icyo nkorera Imana ikibone, basi mvuze umuntu umwaka. Ndavuga ni nzatanga mituweli 100 mu rwego rwo gukushima Imana, nibutse aho yankuye, nkareba nayo ngeje nkahita mvuga ni Imana nguzamuye icyubahiro. Ni urwo rwego nateguyemo igitaramo, icyo gitaramo gikomeye kiryoshye kizishima umunsi wose. Ndabyumva icyo gitaramo kizajya gikomeye nkuko mubyumva namwe. Ahubwo se Mama Pasi mu gitaramo twatumwe nabande, mwatubwira abatumirwa mwatumiye? Urakoze cyane. Icyo gitaramo nzaba ndi kumwe na Bishop wanjye Rugubira Tofiri, agira ijambo avuga umuntu akumva atarivana mu matwi. Yego. Niyo mpamvu navuze ngo uwo munsi azigisha ijambo abakunzi banjye bamenye yuko itoro nsengeramo ntahisemo nabi. Ubwo niwe wa mbere navuga ku mutima, tuzaba turi kumwe n'abandi bashumba. Pasiteri wacu Gerard azaba hari, pasiteri wacu Muhire Oscar azaba hari. Ikiruta ibindi nzaba ndi kumwe na abahanzi batandukanye byabamare mukunda muzi nka Mama Pasi ndahari. Hazaba hari Taseti Tusi, muramuzi ahugejeje ukora, muramuzi nawe kuntu Imana yamukoreye bikomeye atazibagirwa. Ni umukozi w'Imana ukora umurimo w'Imana, Imana ikavuga ati uyu ni umwana wanjye. Tuzaturi kumwe na Theo bose babireba, azaturirimbira ku biti utababarira n'izindi. Tuzaturi kumwe na Revania, azaturirimbira ku biti kinze, muramuzi. Tuzaba turi kumwe Tony yambwiye ko ashobora kuzaboneka, ndetse n'abandi benshi bazaba hari. Hazaba hari n'abandi benshi, hazaba hari korali Beteri na korali Ebenezeri y'iwacu. Ikiruta ibindi tuba dufite Darama y'Ikarumeli zatubyinira, abana babyina neza cyane. Rero tuzaba tuyobowe na Clarisse Uwineza ukora kuri Radio Rwanda, uzwi kuri Mama Mimi urara muri Narungu. Niwe uzayoboye icyo gitaramo n'abandi. Hazaba hari abantu benshi bashimishije. Ikiruta ibindi hazaba hari benshi batandukanye, hazaba hari abavugabutumwa, hazaba hari abavugabutumwa benshi, sinabavuga ngo mbarondore ni benshi cyane. Hazaba hari abapasiteri baje kunshyigikira. Mbese niteguye ko igitaramo cyanjye kizaba kiryoshye kimeze neza. Abakristo bande bose baramamagara bati turahari. Ariko n'abandi bose ndabatumiye muri kumva uyu munsi mukuru ejo muri ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9. Ni hano Sarafati, mwese ndabatumiye. Yego. Sarafati abantu urahazi? Yego, ndahazi. Umanuka umuhanda ya Kibagabaga, utaragera ku rusengero rw'Abadive uturutse Kimironko, ukata ahari akazu k'imbuto, hirya urusengero munsi y'umuhanda. Umuhanda utaganye n'ujya Nyagatovu. Urugo uturuka Kibagabaga urenga urusengero rw'Abadive, wagera haruguru ugasanga ahantu
hari akazu k'imbuto ugahita utambika mu kaboko k'ibumoso, uri guturuka Kibagabaga utambika mu kaboko k'ibumoso, uri guturuka Kimironko utambika mu kaboko k'iburyo. Ntihazagire ubura cyangwa ngo akererwe, muzaze saa 7 zuzuye, igitaramo kizaba gitangiye, nta mwanya dufite wo guta. Murakoze Mama Pasi. Ese ni ndiye ndirimbo yawe ndimwe wabuzi abantu bazi ngo bayumve? Mfite indirimbo nyinshi cyane. Mfite indirimbo ivuga ngo iratabara ntabwo ari igipindi, bakunda kuyumva kuri Ntarungu. Mfite indirimbo ivuga ngo akira amashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abagukunda, twibutse mirimo myiza wadukoreye, none natwe turishimye. Indirimbo ya Mama Pasi nkuko mwabyumvisha ari kubatura mu gitaramo kizaba tariki 3 z'ukwa 9. Ntuzabure nanjye zabamare, nawe uzabuhari. Iyo ndirimbo ariko yego biranshimisha kubuza iyo ndirimbo. Ntuzabure, nawe ntuzabure, mwese nimuzabure. Murakoze cyane, tuzabona ni tariki 3 z'ukwa 9. Turabakunda.